Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mpaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Ari amasaha meza tujya twumvaho ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Rero abantu mwese muri hafi na kure mwese mwumvemo ikaze, abari mu gihugu ndetse n'abari mu mpande enye z'isi mwese mwumvemo ikaze. Rero dutangira dusenga Imana, iyo tumaze gusenga Imana duhita twumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana yashyize ku mutima kugira ngo mwumve icyo Imana ibashakaho kuri uyu munsi. Tugiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye Imana yo kwizerwa, turagushimiye Imana yo gupfukamirwa no gutambirwa. Turagushimiye aya masaha nk'aya ngaya kutwemereye kuza kuvuga ineza yawe, kuvuga imirimo yawe, kuvuga ibitangaza ukora ku biremwa byawe wiremeye. Haleluya, Imana ishimwe. Turagushimiye ko tubyutse bikemera, turagushimiye ko duhumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni icyawe. Atari uko hari icyo twatanze, atari uko dukiranutse, atari uko turi beza, ahubwo ari uko urukundo rwawe n'impuhwe zawe nyinshi udahwema kutugirira, icyubahiro ni icyawe. Insengera abantu bose barimo kutwumva, bagiye kumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Iyi mitima yose nyakubahwa Imana, reka mbere na mbere banzu Yesu yitunganye kugira ngo yumve ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, yejejwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Kandi nugiye kurivuga nyakubahwa Imana, reka avuga avugishijwe nawe mu izina rya Yesu. Muteretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu. Reka bahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Kandi na kameramani wacu nawe umuhe umugisha kuko aba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa kugira ngo aya majwi ndetse n'amashusho bigaragare neza. Haleluya. Reka umugisha w'Imana ubomeho ku bantu bose barimo kutwumva kandi baduteze amatwi. Ngaho mpamagaye imbaraga z'Imana, reka umwuka w'Imana ganze kandi abari wiyoborera iri teraniro. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu rero ni wa mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ry'Imana twasenze. Amazina yanjye nayababwiye ko ndi Muhongerwa Grace. Murabona ko uyu munsi bidasanzwe, turi kumwe n'umukozi w'Imana uyu munsi yateguye kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Twamusengeye. Mbese umukozi w'Imana waramutse? Ndamahoro, ndashima Imana. Ubonye Imana yabarinze. Imana yakinguye kandi iracyakomeje kutwimana. Imana ishimwe, rega nyazo nshingano zayo. Rero twasenze, ubu abantu bose barimo kutureba niwe bategereje kumva agaseke wabapfunyikiye. Imana ishimwe cyane. Ni karibu rero. Kandi mbahaye ikaze. Mbere na mbere mpaye ikaze igitare abari mu iki giterane kiri hano. Duteranye n'abantu benshi abadukurikiye ku Ikaze TV. Bamenye ko tuba turi kumwe n'abantu benshi, abamama, abagabo, abana, kandi turi mu kuvuga Imana neza. Amen. Imana ishimwe cyane. Kandi abari hirya no hino mukurikira ino channel ni igitangira ariko yamamaza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Turabasaba kugira ngo mujye mukurikirana ijambo ry'Imana, muhe n'abandi, muboherereze, mubabwire bumve icyo Imana ivugira muri ryo, kandi mukande na subscribe kugira ngo umurimo w'Imana ugumye wamamare. Kandi Imana izajya ibaha umugisha. Ndabizi ko Imana twizeye ari inyamaboko ishobora byose kandi itanga umugisha, kandi ni n'isezerano twahawe, abo dusabiye umugisha barawuhabwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 3. Turasoma umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 17, hanyuma twumve icyo Imana ishaka kutubwirira muri iri jambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haranditse ngo icyo gihe Yesu ava i Galilaya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Nawe ashaka kumuhakanira ati ko ari jye wari ukwiriye kubatizwa nawe, none ni wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ahera ko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira, abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Maze ijwi rivugira mu ijuru riti, nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Amen. Imana ishimwe cyane. Iri ni ryo jambo nagira ngo dusangire
muri aka kanya kandi tuze kurisengeramo. Ni ijambo nahaye intego ivuga ngo Yesu nagaragaze isano dufitanye. Yesu agaragaza isano dufitanye, kuko dufitanye isano na Yesu, kandi isano dufitanye na Yesu ni isano y'amaraso. Ntabwo ari isano ino isanzwe, ahubwo dufitanye isano y'amaraso. Muri ibi bihe rero nagize icyifuzo mvuga ngo ibihe tugezemo, ibihe bya nyuma, ibihe bigoye abagenzi, Yesu agaragaza isano dufitanye nawe. Agaragaza isano dufitanye nawe, kuko twebwe tubyiyumvamo ko dufitanye isano na Yesu. Niyo turirimba turabiririmba tukavuga ngo turi abana b'Imana, turi abaragwa, turi bene gitare, turanezerewe, tuba tubyiyumvamo yuko dufitanye isano na Yesu. Rero twebwe icyifuzo njyewe cyangwa nawe niba ufasha simbizi, icyifuzo mfite nuko Yesu aseruka nawe akagaragaza isano dufitanye. Mana ishimwe muri ibi bihe, muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe biruhije abagenzi, muri ibi bihe isi igenda imerera nabi abantu, muri ibi bihe ibintu bigenda byihinduriza, bihindura isura, Yesu nawe naseruka agaragaza isano afitanye n'abamwizera, afitanye n'abamwemera. Nicyo cyifuzo ndimo gusengera kandi tugifatanye. Imana idufashe cyane. Aha dusomye ni Imana yagaragaje isano ifitanye na Yesu. Abantu Yesu yari atari yatangira kwigisha, yari atari yatangira kugaragara kuri tere, ariko ngo Yohana azabatiza amuteguriza, arangije ngo abatiza abantu ababwira ati hari uri inyuma yanjye. Abantu bati uwo muntu ukomeye kurenza Yohana tubona ninde, kuko Yohana yavugaga ashize amanga. Ngo igihe kiragera Yesu araza nawe aje kubatizwa, Yohana aramumenya. Ariko bari kuri Yorodani baje kubatizwa bo ntibamumenye, ariko Yohana aramumenye. Aramubwira ngo uraje kandi ari nge wakakwiye kuza. Yesu aramusubiza, twabisomye, atemera tubikore kugira ngo dusoze gukiranuka. Yesu ajya mu mazi nk'uko abandi bagore bagiyemo, ajya mu mazi nk'uko abagabo babatijwe bagiyemo. Aramanuka, Yohana muhimbiza cyangwa mwinika nk'uko abandi bose yabinitse. Ariko ngo amaze kuva mu mazi, Imana idufashe cyane. Imana yo mu ijuru ihita igaragaza isano ifitanye na Yesu. Ngo muri ako kanya avuye mu mazi haboneka ibintu bidasanzwe bitagaragaye ku bandi babatijwe, bitagaragaye ku basirikare Yohana yabwirije bakabatizwa, bitagaragaye ku banyamategeko babwirijwe bakabatizwa. Ngo biragaragara ngo ijuru rirakinguka. Barishima cyane. Oh haleluya. Ijuru rirakinguka abantu babibona. Ngo umwuka wera aramanuka kandi ari mu ishusho y'inuma. Ngo araza kuri Yesu aramutindaho. Ngo ijwi rirangije riravuga. Ngo riravuga ngo uyu niwe mwana wanjye nkunda kandi mumwumvire. Isano Imana ifitanye na Yesu igaragarira imbere y'abantu. Abapinga Yesu n'abapingaga Yohana baraho babona ko hari igikorwa gikozwe. Imana ishimwe cyane. Abaje kubatizwa babona ko hari itandukaniro ry'ababatizwa, hari isano igaragaye. Ngo Yesu agenda byamenyekanye ko Imana yamuhamirije. Natwe rero Yesu nagaragaze isano dufitanye. Imana ishimwe cyane. Yarigaragaje bwa mbere agiye avuga ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera. Aranababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo nyabagabo, muzampamya mu isi yose. Imana ishimwe cyane. Arangije ngo igihe bari mu cyumba cyo hejuru, Yesu agaragaza isano bafitanye, agaragaza itandukaniro, abohereza Umwuka Wera nk'isezerano. Barasohoka, abantu babonye baravuga bati ibi ni ibiki. Barangije kuvuga ngo ni ibiki, bo bahamya Yesu bati ni urimo kubikora, kuko yagaragaje isano bafitanye n'intumwa. Imana ishimwe cyane. Natwe muri ibi bihe bigoye rero icyo cyifuzo nagize, bantu duteraniye aha, Yesu nagaragaza isano dufitanye.
Mana ishimwe abakurikiye Icyizere TV, Yesu agaragaza isano mufitanye. Mana ishimwe mu burwayi, niba urwaye Yesu aseruke avuga ngo uyu ni uwanjye, namucunguje amaraso yanjye, uyu ni uwanjye aranyemera, uyu nguyu yihanye ibyaha, agaragaza isano mufitanye, agira icyo akora ariko yagaragaje isano. Mana ishimwe cyane mu bukene duhura nabwo Yesu agaragaza isano dufitanye, mu bitugora byo mu isi Yesu agaragaza isano dufitanye. Mana ishimwe cyane, dukeneye ko Yesu agaragaza isano dufitanye, kuko Yesu niwe ugaragaza isano dufitanye bikatugirira umumaro. Yaravuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi. Inagaragaza isano rero dufitanye muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe isi igenda yihinduriza, muri ibi bihe hariho imbaraga zigenda zirwanya bera, zishaka kumenagura bera, zishaka kumenagura imbaraga za Kristo zigendera muri twe. Yesu naseruke, ndifuza ko aseruka muri ibi bihe, yaseruka muri uku kwezi, yaseruka uyu munsi. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana ku Cyizere TV, yaguserukana akagaragaza icyizere, akagaragaza isano mufitanye. Mana ishimwe cyane, wowe uteragiranwa, wowe abantu banze, wowe uri wenyine usa nk'uri mu kazitiro, niba umwizeye yaseruka akagaragaza isano mufitanye, yarangiza akiyerekana akavuga ngo uyu ni uwanjye. Mana ishimwe cyane, yarigaragaje igihe bari bagoze Stefano, nta muntu umucira akaruru utega, abantu bose bafite amabuye bavuga bati tumutera amabuye. Urubanza abagabo b'ibigoryi bamushinjije, urubanza barukase ngo maze ngo bamushize hagati kugira ngo bamutere amabuye, bose bafite amabuye, bafite umujinya, nawe umukunze, nawe umwishimira, ngo barangije ngo wareba mu ijuru aravuga ngo aha hantu ndi. Mana ishimwe, aha hantu ndi nubwo ngoswe n'abantu babi, aha hantu ndi reka ndebe ko dufitanye isano. Arararama areba mu ijuru. Nagira nkubwire n'icyo kibazo urimo, reba mu ijuru, mu ntambara ufite reba mu ijuru, iringire Kristo, naseruka aragaragaza isano mufitanye. Ngo Stefano ngo arebye mu ijuru, ngo ijuru riramukingukira nawe, ngo abona Imana, ngo arangije abona na Yesu afite igishyika avuga ati umwana wanjye, inshuti yanjye, dore bagiye kuyitera amabuye. Wayibonye ngo ahita acya mu maso. Uwiteka aguye gucya mu maso. Hana yakeye mu maso yumvise ijambo, Uwiteka aguye gucya mu maso. Ngo arangije areba abamukikije abona barakora ubusa, aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ngo arangije aravuga ngo ntago nagenda nibantera amabuye ntababwiye ibyo mbonye. Arababwira ngo mbonye ijuru rikingutse, mbonye umwana w'Imana uwo nizeye ahagaze iburyo bw'intebe y'Imana Data. Ngo bamutera amabuye, ariko Imana yagaragaje, Yesu yagaragaje isano bafitanye. Nawe Imana nigaragaze isano mufitanye mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Yesu nagaragaza isano mufitanye. Amen. Mufite ibibazo, uragowe, urasumbirijwe, intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, wateragiranywe, bantu baragutaye, nawe ugucira akaruru utega, usa nk'uwabaye rubebe muri karitsiye, aho uri ntufite epfo na ruguru. Ariko niba wizeye Yesu, naseruka uyu munsi ndabigusabiye, agaragaza isano mufitanye kandi aguvuganire mu kibazo urimo. Niba urwaye uri ku gisasiro, niba ufite randevu yo kwa muganga, nagaragaza isano mufitanye, aseruka agire ibyo akemura. Reka dusenge Imana kubwira isenge, kubwira ijambo. Ndifuza ko Yesu aseruka akagaragaza isano dufitanye, kandi dufitanye isano nziza y'amaraso. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, turagushimiye kuri umwami mwiza, tugushimiye kuri umukiza wacu, tugushimiye kuri ibyiringiro byacu. Icyo tugusabye Kristo, seruka muri ibi bihe bigoye, ugaragaza isano dufitanye.
ugaragaze ko watubambiwe, ugaragaze ko wadupfiriye, ugaragaze ko ari wowe udutabara bikemera, maze iyo sano igaragare ku isi. Satani aze rero isano igaragare iyo dufitanye, maze utuneshereze, utwitambikire, ugire ibyo ukorera abantu bawe, abateze amatwi n'abareba Icyizere TV bose ubagirire neza, kandi useruke ube mu ruhande rwabo, ababisha babura aho bamenera. Urakoze kuko ubyumvise, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.